witwa Ahabu. Kimwe mu kintu cyatumye azana ibigirwamana mu ngoro y'Imana akimuramo Imana ni umugore we witwa Yezebeli. Nubona abasiga inzara, ukabona abepiye ingohe, ukabona abagira intuza, bose babyarwa na Yezebeli. Babyemera mutabyemera, abadivorce nabo kwa Yezebeli no kwa Vashiti baragutera amabuye. Ndi ntagondwa mu bijyanye n'imyemerere ya Bibiliya, ntago waza kungondesha yenda simbizi hano muri iki cyiciro uyu munsi turi kugaragaramo. Niyo mpamvu njyewe nshinze urusengero, njyewe nshinze kubera ko ruhiya. Icyo ndi gushaka ni amaturo. Yego. Niyi wacu muri ADPR tubarizwa biriyo amaturo. Ndi gushaka amaturo, nuko ngo muri make imihigo mfite ntabwo ari iyo guhiga abakristo bazakizwa mu mwaka. Ndashaka inzu, insengero nzaba nubatse zibitabashwa. Turi kugendana, ndimo ndashaka Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana. Umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abari mu Rwanda nyine n'abari hanze y'u Rwanda, inshuti zacu mwese. Nzi ko abatureba mwese muri inshuti zacu, nubwo mwebwe yenda mutaba ariko mu bitekereza, ariko twemera ko muri inshuti zacu. Turi kuri Imana Irahari TV ndetse no kuri Kiranuka TV. Nari nyibagiwe. Nta muntu utazi Kiranuka TV rwose. Kiranuka TV. Abantu bakwiye gukiranuka. Nuko tubibabwira kenshi ntibabyumve. Ariko biterwa n'ibihe n'iminsi duhagazemo. Yego. Nibyo Bibiliya yavuze yuko mu minsi y'imperuka amatwi y'abantu azaba barya. Yego. Uburyo bazumva ukuri bakaguhindura ikinyoma. Ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Gusa nyine ntago bizatuma tudakorera Imana. Yego. Tuzayikorera mpaka. Reka nsabe umuvandimwe n'ubwa mbere yicaye kuri Imana Irahari TV, ndetse nanjye n'ubwa mbere nicaye kuri Kiranuka. Ntabwo ari ubwa mbere wewe wicaye kuri Kiranuka. Ntabwo ari ubwa mbere ndibutse. Twigeze dukora ikiganiro mu bya hano gutya, hari n'ikindi gihe twagikoze turi Kibagabaga. Nibyo. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu. Nta muntu utanzi, kereka utazi ko utarakurikiye ko ndi umuhanuzi, utazi ko nkora ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga. Ariko nitwe Ezekiel Rukundo, ndi umukristo kunda Imana n'abantu bayo. Ariko nanone ndi umukristo utagira idini uyu munsi. Utagira idini? Yego. Ariko ufite itorero? Itorero ni irya Kristo, niryo mbarizwamo. Niryo barizwamo. Ariko irya hano mu isi ntaryo. Yego, uyu niwe mugabo tugiye kuganira. Yenda nanjye haba hari abandi bantu bagiye biyongeraho kuri Kiranuka TV batambonye mu bihe byashize, ariko nitwa Pascal ibisigaye Yesu aduhane umugisha. Ezekiel, ejo bundi nakubonye uri mu mavuta hakurya y'amazi, cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Numva nifuje kugira ngo nzicarane nawe tuganire ku by'uyu murimo wa data, tuganire ku by'aba bakozi b'Imana b'iki gihe, mbese tugirane ikiganiro. Ariko mbere yuko dukora iki kiganiro cyacu, reka ngusabe kugira ngo banze usenge Imana. Murakoze cyane. Yesu Kristo turagushimiye, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi, turi abanyabyaha, ukemera kuyatanga kugira ngo duhindurwe abakiranutsi n'ayo maraso. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, mwami w'abami. Nanone ongera utweze, kuko ijambo ryawe riravuga ngo birakwiye yuko ugiye kuvuga ibyawe agomba kuva mu bidatunganye. Hari ibyo tugiye kuganira hano, ariko dushobora kuba iminsi tumazemo, umunsi twiriwe, amasaha twashoje, twavuze ibidatunganye, akanwa kacu kakavuga kakanarema uburiganya. Turakwinginze kugira ngo
utweze mbere yuko tugira ibyo twatuza akanwa kacu tubwira imitima y'abadukurikiye, cyane ko dukurikirwa n'abizera ndetse n'abatizera, tugakurikirwa abavuga indimi zitandukanye ariko babasha kuba bakumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ndagushimiye, nukomeze kubana natwe, komeze kutwigaragariza muri byose, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Ezekiel, urakoze ku isengesho ryiza uduhaye cyangwa se udusengeye, n'abakunzi bacu ndibaza ryagize aho ribakura naho ribageza, kuko hari ukuntu umuntu yumva isengesho akumva hari ukuntu ibintu bigenza. Ezekiel, impamvu nashatse nagutumiye kugira ngo tuganire, ngewe ntabwo nari nzi ko uri umuhanuzi, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ntabwo nari nzi ko uri umuhanzi. Hari indirimbo igica muri intro y'ibiganiro byawe, iyo ndirimbo nari nyifite, nyimaranye nk'umwaka mu rugo nyicuranga, umwaka urenga, nayo naje kubona akavideo kayo nsanga ni yawe. Ese kubera iki ukunda gukorera mu busesenguzi gusa, ariko ntuze ngo uhanure uvuge ubutumwa, ukabuhitamo kwigira hariya mu busesenguzi? Nabyo ntacyo bitwaye, ariko nagize amatsiko nyuma yuko maze kukubona uri guhanurira umubyeyi hariya ku musozi Bugande. Niba Ezekiel kumbi afite impano zingana kuriya, ese kubera iki Ezekiel adakorera mwazira mpano ariko akibanda mu mpano y'ubusesenguzi? Urakoze, ni ikibazo cyiza cyane. Ngende umuhanuzi. Yego. Ubyiyiziho, ubyiyumvamo, ubyihamiriza, ariko udashaka ko abantu bo babihamya, kuko buriya kuba uri umuhanuzi ni kimwe, ariko kuba wahamywa cyangwa se ibihamya bikaba ibyo wahanuye ni ikindi. Nibutse abantu badukurikiye, hari abahanuzi Bibiliya ivuga 850. Yego. Ariko birigaragaza ko bari abahanuzi ba Bayali. Ikongera ikagaragaza umuhanuzi witwa Eliya. Ariwe wagize uruhare rwo guteranya abahanuzi 850, ubwo bari babaye abahanuzi 851. Yego. Ariko aravuga ngo iri budusubirisha umuriro araza kuba ariyo Mana. Bisobanuye ko we yari proud y'Imana imutuma, ariko nawo 850 bari proud y'Imana ibatuma. Niyo mpamvu umuntu ngewe uzaza kuri social media avuga ko ari umuhanuzi, ntabwo nzamutera amabuye, ahubwo hari imbuto izanyereka ko ari umuhanuzi w'Uwiteka, cyangwa se atari umuhanuzi w'iki w'Uwiteka. Kandi sinzaveba abamuyoboka, kuko nabo bazaba bafite impamvu bayoboka Imana ye. Rero impano y'ubuhanuzi muri ngewe ntabwo ari ngewe uyikoresha, acyumvise, ahubwo uri muri nge ni uyikoresha, akanayikoreshereza igihe ashakiye. Hanyuma rero yo kuba ndi umuhanuzi, ndi n'umuntu uri mu isi ugomba no kugendana n'ibyo mu buzima busanzwe. Ndi umukristo, ariko ubukristo hari ibyo bumbuza gukora, hari n'ibyo butambuza kuba nakora. Rero nisanga mu cyiciro cyo gusesengura, kuko ariko kazi kanjye ka buri munsi. Ariko niyo nisanze ijuru ryantumye, ntumikira ijuru kuko ryantumye, kandi ngomba kuryumvira nkanaryubaha. Ariko mu mpano y'ubusesenguzi nibyo byinshi dukunda kugaragaramo kuri social media, tuba turi gushaka ubuzima no kugira ngo n'imiryango yacu ubeho, kuko nago narongoye kugira ngo umufasha wanjye azatungwe n'amaturo y'abakristo, kandi nta torero gira, nta dini ngira. Nge narongoye kugira ngo nyine mbesheho, mbumugabo ubeshaho umuryango. Nago nabayeho, narongoye kugira ngo mbeshweho n'iturufu ry'uko nitwa ngo ndi umuhanuzi, ngo abantu nibature, ngo nirirwe ndusha abantu, bandi kuboha amahema. None aba bahanuzi ugushije ku bahanuzi, ndavuga nti nta kundi nyine ntabwo turi gukorera mu mpano y'ubuhanuzi, ubwo turakorera mu mpano y'ubusesenguzi, kuko niyo umenyerewemo. Iyo tubona abahanuzi kuri social media akenshi turabizera, ndetse rimwe na rimwe tugakora no mu mufuka, cyangwa se abantu bagakora mu mufuka, reka bariko mbivuga,
bagashyigikira umurimo w'Imana. Ariko se ni ukubera iki abahanuzi kuri social media batarama mu mpano y'ubuhanuzi? Ntago baba barazanywe n'Imana kuri social media. Baba barazanywe n'amakuru bagiye bumva. Yego. Ku bandi wenda ku buhamya bw'ibyo abantu bakurira kuri social media, yaza kaza muri kote ya wa wundi agahita agaragara mu isura y'uwavangiriwe ku muntu, akabararangiye kuri social media. Akabararangiye. Kuko kuri social media kuhaza ni kimwe, ariko kuhaza ushaka kwemeza abantu kuri umuhanuzi ubu gipfuye. Ariko hasa naho hari undi mwuka bahasanga, kuko baza bawuzanye nta mwuka bahasanga. None ko hari abahanuzi benshi pe babahagaze neza tuzi, ariko yamara kugera kuri social media akajya agonga igikuta. Kugonga igikuta nshatse kuvuga ni hanuye ibintu bikaza binyuranye n'ibyo yageze gute yahanuye. Noneho bagashyiraho n'umunsi, bagashyiraho n'isaha, ariko ibyo bintu bikaza binyuranye n'ibyo wa muntu yageze gute yahanuye. Kandi twari dusanzwe tuzi ko ahagaze neza. Aho kuri social media ntihaba ari irimbukiro nk'uko bajya babivuga, noneho ribafatishiriza mu kuza agambiriye kwemeza abantu. Hari igihe nigeze gutambutsa ubuhanuzi, ngaragara nk'umushya kuri social media, ndatekereza icyo gihe sinari bwamenyekane cyane. Yego. Bwavugaga imva eshatu ziri kuri social media. Yego. Hari imva ya mbere yitwa icyubahiro, ari nacyo kirangiza abahanuzi. Yego. Hari imva ya kabiri yitwa amafaranga, hakaba imva ya kabiri yitwa igitsina. Ya gatatu yitwa igitsina. Nize eshatu. Rero umuhanuzi wese uje kuri social media aza izo mva eshatu zasamye. Sibyo? Yego. Rimwe na rimwe uzarebe uzambwire ubuhamya bw'abahanuzi baza kuri social media. Uzi ubuhamya bwabo, uzasanga ubuhamya bwa mbere ari ubwo abo yabwiye ko agiye gusengera nibamuha amafaranga. Yego. Ubwo yamva y'amafaranga ayiguyemo. Uzasanga adafite umugore cyangwa se yaramutaye. Iyo ni yamva ya kabiri yo gusambana. Uzasanga ari kunigana n'abantu bahakanye ko atari umuhanuzi. Aho hantu urumva? Aho hantu niho tuza kuza gutinda, ni none nashakaga cyane. Uyu munsi kuba umuntu yafata mikoro akavuga ngo runaka si umuhanuzi bitewe n'imbuto amuziho, wakaza agambire kugira ngo abantu noneho bamwemere, bemere ko ari umuhanuzi, bibatsindagiremo ku mbaraga, ndetse akanaza avuga ibyo yagiye ahanura kera. Ese byo birakwiye ku mukozi w'Imana koko ugifite umwuka wera cyangwa aba yaramaze kubuta? Nicyo nkubwira nyine aba yasanze yamva yasamye. Urumva? Ubundi wowe ubwirwa n'iki ko uri umuhanuzi uhanuye mu gihe ibyo uhanuye utabonye bisohora, bitaranasohora? Sibyo? Ubundi hari ikintu kikwemeza ko uri umuhanuzi cyangwa cyemeza abantu ko uri umuhanuzi, nuko ibyo wahanuye bisohora. Kandi ugahanura ibintu bitameze nka target watagitinze, kubera ko wabonye ibintu urimo urareba uko ufite nk'ubu ni urugero. Yego. Ariko ni n'ibintu bihari merutse kubyumva ejo bundi mu itangazamakuru bijyanye n'icyorezo gishya cyabonetse cyongeye kugaragara mu gihugu cy'Ubushinwa. Ngiye kuko nabyumvise wenda ku gitangazamakuru nkaba ntekereza ko ari njye ubyumvise ngenyine, nkahita nza nikarakasa n'ikiza kigere n'inaha. Bazi ko guma mu rugo ari cyo kintu cyahahamuye iki abantu, ugahita ukivuga guma mu rugo, mu by'ukuri urumva witandukanye kuko watekereje ko hari abandi bashobora kuba bumvise iki icyo kiganiro, wowe uvuga yuko ari guma mu rugo, ariko bikuye kuri cya gitangazamakuru wumvise. Mu by'ukuri ibi bintu turimo turagenda ducamo muri iyi minsi, Imana yatangiye kubivuga muri za 2012 njyewe ndi kwakira umuriro w'agakiza. Yego. Nibwo nibuka ko Imana yatangiye kubivuga. Icyo gihe nibwo Imana yavugaga ibijyanye n'intambara. Intambara mvuze ntabwo ari iyi ngiyi abisi batekereza y'amasasu, ahubwo intambara mvuze niyo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Buriya kuba ndi umuhanuzi
ariko nkakubitana n'intambara yo kurwanya muri kwa guhanura kwanjye ni intambara. Kuba wari umunyetorero ugakubitana na skandari ituma itorero rigutenga ni intambara. Ni witegereza ibyo abera bari gucamo muri iyi minsi bari kubaho mu buzima bw'intambara. Sibyo? Noneho wowe ukaba utazi iyo abahanuzi babihanuraga kuko nta mwuka w'Imana benshi baba bafite. Ahita yumva ko ari intambara y'amasasu. Niyo mpamvu umujama ararota ninjoro ukarota tu. Karota uri kwihishahisha uzamukura ya muhanda ari amashyamba ya Rebero ugenda ubundabunda kubita hano za uri kubundabunda ugahita uzuka ukavuga ati wana ati nayiroteye turi guhunga. Uri kumva kandi ushobora kuba warose iyo uri kujya gupagasiriza umuryango uzarya wishakuya bikugoye. Yes, urumva ibintu byose urose wowe ugahita ubifata mu murongo w'ubuhanuzi, intambara zawe ukazifata uko mu ntambara ziri rusange. Aho hantu njya nkunda kuyibazaho cyane, aho umuntu agira inzozi, za nzozi ziba ari iz'ubundi. Yenda nanjye umusada nashyiraho iyerekwa ugize ubundi niyerekwa ryawe, ariko noneho hari igihe ugira iyerekwa Imana ikakubwira ngo rishyire abantu. None ikibazo dufite ugize iyerekwa rye naryo ararizana akaryitirira abandi. Niyo mpamvu uzasanga hari umuntu hanura ngo gereza ngo abakozi Imana bagiye gufungwa bugaca afungwa. Wabyumvise kuko era yarose umuryango wa gereza ugize gute ufunguye, we ntiyabimenyanye. Agahanura ngo abantu ngo bavuye mu mujyi wa Kigali ngo basubiye mu cyaro bugaca agenda. Agahanura ngo inzara igahita yicariwe. We wijya kure bite n'iki yabibonye ugihanura inzara. Menya ko ari we munyenzara wa mbere mu buhanuye. Ese ubundi umuntu nawe uri wa mbere. Ubundi umuntu wa umaze iminsi afite inzara ntacyo kurya afite yarota barya. We ashobora no kurota barya nta kibazo, ariko ugomba gutekereza umunsi Eliya yahanuraga yuko nta kime nta mvura bizongera kugwa keretse igihe azabitegekera. Ibyo ubwabyo byamuteye ubuhunzi, yahise ahunga. Kandi ari ubitegeka byamuviriyemo ingaruka zo kujya ku kagezi kitwa Kereti. Agezeyo ahura n'intambara z'uko akagezi gakama, ajya gucumbika ku mupfakazi. Urumva ku mupfakazi ibyo yahahuriye nabyo twese turabizi, mwabisomye muri Bibiliya. Kugeza igihe ubwe yasigaye atakambira Imana, kugeza igihe ijwi rizamusangiye akamuga ati none igihe cy'ubuhunzi kirageze kirarangiye, subirayo ujye kubonana na habo. Aho hantu abahanuzi ntago babizi. Abahanuzi bahanura ibintu bikomeye bari fiyeri, cyangwa se ibintu biteye ubwoba bari fiyeri. Inzara iraje, intambara, ibiki byose wana mugani babirengagije ko aribo bazahunga bwa mbere cyangwa aribo bizageraho bwa mbere. None se ngiye nimpanura intambara byanga bikunda iyo ntambara nishaka ibere y'igihugu nanjye ubwanjye izangiraho ingaruka kuko ndi muri icyo gihugu. Noneho rero abantu nibabisengere babihanure, ariko banabisengere kuko n'ubundi nibisohora nabo bizabageraho. Nshuti yanjye rega nta n'ubuhanuzi butagira intsinzi. Ambo icyo kintu maze iminsi nkivuga, ukibaza ngo umuntu araje arahanuye ahise agenda ntiyagarutse ngo avuge ngo bya bindi nahanuye. Imana yumvise gusenga kw'abantu irangije ibikuraho, sibyo? Twabonye Isasi wagiye guhanura kuriya mwami oya kuyu mwami wahindukiye akareba ivure. Ni umuhanuzi Amosi. Yesaya mwene Amosi wagiye guhanurira Hezekiya. Noneho amubwira ko agomba gutanga gutegeka iby'inzu ye kuko igihe cyo gutanga kigeze. Ariko Hezekiya arebye ivure, Imana irongera kandi imutumaho subirayo. Ubundi reka nkubwire, Imana nivuga intambara suko itavuga intambara. Sibyo? Kuko hari impamvu natwe ubwacu igihugu kiba gifite ingabo zigomba ziteguye isaha n'isaha kuba zarwana igihe umwanzi yatera. Ivuga intambara ariko ivuga n'intsinzi. Swati ashobora kuba ari amakuru
y'ibiri gukorwa n'abanzi yego banga icyo gihugu, ikavuga intambara igira ngo ingabo zirinde icyo gihugu zibe maso, zikaze imyitozo, zibanire. Urukumva? yego noneho iyo zimaze kumenya ayo makuru, umuhanuzi nawe icyo aba agomba kubera amaso, aba agomba gusenga kugira ngo nubwo byaba ngombwa zizatsinde iki? Intambara. Ariko sinibaza ko ari ingabo zo mu mubiri Imana ibibwira, kuko mu mubiri irazibwira, nazirazibwira, ariko ikibigendereye cyane ni ingabo zo mu mwuka, abanyamasengesho. Kuko reka nkwereke iki kintu, oya aho ntago turi buze kugira ngo umuntu oya buretse ntago ubuhanuzi bubwirwa abanyamwuka, ariko Imana ivuza intambara kugira ngo abanyamasengesho basenge bahagarika iki iyi ntambara. Ntago umunyamasengesho, naho umusirikare uri hariya, umunyamasengesho arahagarika intambara Imana yavuze yo mu buryo bw'umubiri. Niyo ikibazo dufite, ntabwo badusobanura nimba ari yo mu mubiri cyangwa niba ari yo mu mwuka. Nuko ari abahanuzi b'Abana. None se reka nkubwire, ubushize uyu mwaka urangiye bayavuga ngo intambara nge naje gusenga. None ubundi yo witegereje wabonaga ntayo, umupaka w'u Burundi n'u Rwanda ntago ariyo bavugaga. Imana yambwiye intambara yo mu madini. Ikibazo ntabwo wabonye abantu bagiye kugabana ibikoresho, umva nyine bo bahanuraga kubera ko babona ibiri kuvugwa ku bitangazamakuru byo mu Burundi. Yego. Bakavuga kuko bari kubona ibiri kuvugwa ku bitangazamakuru bya Kongo. Yego. Nyine bo bakahita babona iyo ntambara. Ariko n'ubundi iteka igihugu gifite amahoro kiba kigomba kwitegura iki? Intambara. Niyo mpamvu urugo rufite amahoro neza amatwi rugomba kwitegura gusenyuka. Rugomba kwitegura intambara, ntago ari ugusenyuka. Gusenyuka ni intambara z'amagambo. None se sibyo bisenya urugo? Rega intambara ije kugira ibyisenya, ntago ije kubaka. Wowe Pascal, nubona ufite amahoro kuri YouTube channel yawe, uri gucuruza neza, ibintu bimeze neza, bisobanuye ngo wikwirara, nicyo gihe cyo gusengera intambara uri gutegurirwa. Wowe uri gutegurirwa intambara, ntago amakuru yafite. Yego. Uri kumva? Uri gutegurirwa intambara zishobora kuzagukubita strike, channel yawe ikamanuka. Yego. Uri gutegurirwa intambara zizagufungisha. Yego. Ibyo ugomba kubimenya. Ugomba kumenya ko hari abagome n'abagambanyi bari kugambana uko byagenda kose. Noneho nubona wageze mu cyiciro cyo kurwana za ntambara, itegura amahoro. Uri mu ntambara, itegura amahoro. Uri mu mahoro, itegura intambara. Nubona ufite umugabo uri kwisangiza wenyine n'uwawe gusa, itegura abagore b'ibigoryi bazaza kumukaragaho ikibuno wawe, bashaka kumugutwara. Rero hari dayimoni uzakubita ishobora kuzahagurukira mu mugabo wawe, ukavuga ati iyi dayimoni nubwo aba bagore bazaza, tangira umenye uburyo bazazamo, systeme bazazamo. Hari abazaza baje kuguhanurira bakubwiye ati urugo urimo Imana ivuze gutya. Yego. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Tubanze tumenye ngo hano kuri social media tugwije abahanuzi b'Abana, tugwije abantu batasomye Bibiliya. Uri kumva? Wakaza kubera ko yuzuye umwuka wera hano mu Kiderenga cyangwa n'ahandi, yatitiye gusa yavuze ku rurimi, agahita aza yumva ko ari umuhanuzi ukaje uje kujegeza imbuga nkoranyambaga. Yego. Sibyo? Uyu munsi ngewe iyi Imana impaye ubutumwa bugendanye n'igihugu suko itabuma. Yego. Mfite uburyo nshobora gutambutsamo iyo message. Kandi si ngombwa ko nzangiye kuyivuga hano kuri social media. Yego. Nibima urugero nibima ubuhanuzi bw'intambara, nkasuzuma neza ngasanga n'ubuhanuzi buvuga intambara y'igihugu n'ikindi. Ubwo butumwa ndabugeza ku bashinzwe kurwana intambara. Ntabwo uri bubuzane ku none se ndabukubwira wowe ushinzwe kurwana iyo ntambara. Reka tubonereho tunatanga iyi message. Reka nibiguhaye ubuhanuzi bwa Zelenska. Yego. Bw'abaturage bo muri Ukraine bw'uburyo intambara imeze muri Ukraine. Urajya gushaka Zelenska n'ingabo ze
ubabwire ati rero nabonye intambara igiye kwerekeza mu gice cy'uburasirazuba muri ho mwuzuza ingabo. Hari abapasiteri babiri abapasiteri batatu bari bafite gahunda yo gukora konseri yari ku cyumweru saa 9 abantu barataha basoje amateraniro nyine bajya kurya bitegure baze muri konseri. Noneho konseri iri butangire saa 9 nk'abapasiteri banyiri kugitegura bahageze imvura ihitiragwa nyinshi cyane nyinshi rwose. None imvura iguye nyinshi bashyiraho urugero bavuga ngo tugize amahirwe reka tube dusengera iki giterane tugiye gukora mu kanya. Imvura yanga guhita umwe yuzura umwuka wera ati nimwihane mwabasambanye mwe nimwihane mwabarozi mwe nimwihane mwabicanye mwe. Urumva arahanura arangije guhanura bagenzi be baravuga ngo yewe ngo nuko bataje ngo ubundi ngo Imana yari yababwiye. Tipa arangije aravuga ese hari abandi bantu bari hano Imana iri kubwira ni twebwe ntabwo Imana yabwiye abataje yabwiye twebwe. Urumva imvura yari maze amasaha 2 iri kugwa nta wundi muntu urinjira mu rusengero. Ubwo rero abantu bamenye ko akenshi ibintu bije kugucamo ibintu Imana ikubwiye banzu yibaze ngo ni ibyanjye bigenewe banze kwanza gishobora kuba ari iki yego ikabuguha wowe ukaza kubuvugira kuri social media utekereza ko perezida afite umwanya wo kuza gukurikira ubwo buhanuzi bwo kuri social media ni umuturage nkawe nicyo kibazo ariko kwanza ubyibazeho sibyo kuko nta ashobora kuba adafite umwanya wo kuza gukurikira iyo channel yawe yego uzi icyo bisaba biraza kugusaba kuza kubanza kuyoboza Imana inzira. Ese uwo mu president nuwuhe icyambere ugomba kubanza ukamenya izina rye icyakabiri ugomba kumenya ngo ni iyihe nzira nanyuramo kugira ngo mbonane n'uyu mu president warangiza ukajyana uko nubuvugira kuri social media nubwo bwasohora ariko nta cyubahiro cy'Imana kirimo ariko nubumushyira waraza kumenya Imana. Ezekiel kuvuga no gutaruka twageze ku bantu b'abakozi b'Imana bagenzi bacu cyangwa se abavuga butumwa bagenzi bacu abahanuzi. Kubera iki akenshi ingo z'abantu bazubaka mu kinyabupfura bakabana mu kinyabupfura ariko zigasenyukira kuri social media cyangwa se bikarangira ibyabo byose ya mibanire be barahishe yose ije kuri social media? Hari umuti ubavura ko ariho abantu bose bitabirukangira? Icyambere social media abantu tuzi ko zaje ari igisubizo ariko ntabwo zaje ari igisubizo. Yego niyo mpamvu akenshi usanga ibintu byose bipfira kuri social media. Umuntu utakarijwe icyizere agitakarizwa kuri social media CV ikabirarangiye. Yego ikintu cyambere nababwiye kenshi izi social media ni systeme iri satanike yo kurangaza ikintu cyitwa umukristo. Wabyemera utabyemera ni systeme iri urumva. Reka dufate duterure cya cyiciro cya basaduraka na bameshake na ba Abedinego na ba Daniyeli yego banyazwe bagaterurwa bakajyanwa i Babuloni. Nico turimo uyu munsi twebwe. Yego ni ukuvuga ngo bya bihe byiza bwa buhanuzi ya masengesho ubu tuvugana urusengero rw'i Yerusalemu rwarahiye ariko abantu ntago babizi nyine. Abyumvise Marite ni ukuvuga ngo iki gihe turimo urusengero rw'i Yerusalemu rwarahiye. Wavuze ko ndi umuhanzi. Yego mbaza ngo Ezekiel uheruka kuririmba ryari inanga ziramanitse. Iki gihe ntabwo ari cyo kuririmba. Wapi inanga ziramanitse? Si nicyo guhanura kandi inanga zimanitse. Si nicyo kuvuga ubutumwa cyane. Ubwo rero ni igihe cyo kwatura. Turi mu gihe cyo gutungwa kubizera bari Babuloni. Turi mu gihe cyo gutungwa harimo abahisemo gutungwa n'amaminino ariko abandi turimo turarya inyama zatekesherejwe ibigirwamana. Ariko abadukurikira hano ayo maso nyine ntayo dufite. Niyo mpamvu uza kwikarakasa hano araza akagira gutya akaba ati vuga uvuye urabaye Ezekiel baragiye. Urumva wowe ibintu uri kubivuga mu gihe bidakeneye kugira gute kuvugwa. Iyo runo rusengero
ruza kuba amarembo atarahiye ngo rube rwarasenyutse. Ntabwo uyu munsi haba hari ingufuri ziri ku byitwa amazu amwe n'amwe. Oya, uri kuba ufite freedom, uri kuba uri gusenga, ariko kubera ko habayeho bya bihe bya Yerusalemu byateruwe bikazanwa hano muri iki cyiciro uyu munsi turi kugaragaramo. Niyo mpamvu njyewe nshinze urusengero, njyewe nshinze kubera ko ruhiya. Icyo ndi gushaka ni amaturo. Yego. Niyi wacu muri ADPR tubarizwa biriyo. Amaturo. Ndi gushaka amaturo, nuko ngo muri make imihigo mfite ntabwo ari iyo guhiga abakristo bazakizwa mu mwaka. Nge ndashaka inzu, insengero nzaba nubatse zibitabashwa, turi kugendana. Ndimo ndashaka bije z'ibyo nzaba ngezeho, ibigo by'amashuri n'ibindi. Genda unyemereza hariya n'ibindi nibyo ngewe ndi gushaka. Yego. Ndi nakweretse. Okay. Nibyo ndi gushaka. Yego. Ariko mu byo Kristo yadutumye ntabwo yigeze adutuma gushinga ibigo by'amashuri hariya. Ntabwo ari byo yadutumye. Yadutumye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abemeye bakizera izina rye bakabatizwa. Nicyo kintu yadutumye. Sinzi rero insengero zataye inshingano. None ntibakakurenganye cyangwa bandenganye abahanuzi ngo twataye nginuza ngo twaravangiwe. Ba garafureri bavangiwe kuturusha, banasiba amayira ndetse ku rwego ruri hejuru. Ibibazo nakubazaga byarangiye iki? Uyu munsi ntabwo twakabaye turi mu ngaruka z'uko inanga zimanitse. Nitwakabaye turi mu ngaruka zo kubona abavuga butumwa babuze aho babwiririza ubutumwa. Uyu munsi buri wese ari gutega agatelefoni ngo abwirize kuri cano. Turi kugendana. Kandi noneho kuri cano mu bantu badukurikiye bafite umwanya wo gukurikira amatiku no gutikurana kw'ibyo biri guca kuri social media, kurenza kumva ijambo ry'Imana. Nushaka uza wikarakase utitire, ariko ntibacike intege. Ijuru rimanuke. Ezekeye ntibacike intege, bakomeze barwane, batwarane, kuko iki nicyo gihe nanone cyo kugaragaza umuhate w'umurimo w'Imana. Burangiyewe aba bataka bari kwataka ijambo ry'Imana bacije kuri social media, ndabemera cyane, kuko uyu munsi ntabwo wavuga ngo nubwo imfatiro zisa n'izisenyutse ngo nanjye ngo ndicara ntuze, ahubwo ni igihe cyo kuvuga. Dore iki nicyo gihe tugiye kuboneramwe abakozi b'Imana burya. Nicyo gihe ubibona ku ruhande rwawe. Ariko ibuka ibyabaye kuri bari abahungu batatu. Ndabyibuka nyine n'ubu byaba bari abahungu batatu. Buriya iyo bavuze kiriya kintu cyuko Nebukadinezari ababonyemo ubwenge, ntabwo ubwenge yari ababonyemo ubwenge bw'Imana, ariko n'ubundi bucakura. Nabwo bwari bubarimo se, nta bucakura bari bafite. Bari bafite ubwenge bw'Imana. Sadraka, Meshaki na Abedinego bararebye babona ikintu umwami yababonyemo. Babona gitandukanye n'icyo bo bazi. Yego. Baravuga ati ategetse ko tugomba kwishimisha. Buriya umuntu akubagiye inyama akuzanira n'umugore. Yego. Baravuga ati rero kugira ngo tutazabona akabaraga, bajya bibwira ko nta mbaraga dufite, reka twinywera amaminwa dutungwe n'udushyimbo tw'imburungu n'imboga z'insoromano zitogoshe. None kuri gwanga babajyama bafite umuhate w'ijambo ry'Imana hano. Nutagatinga ko dukunda twese guhuriramo hano. Yego. Ninde uza kubwiriza hano agasiga ijambo rivuga ngo nshirireho n'akanimero kanjye? Ntawe urisiga, ahubwo rimwe na rimwe nawe arakubwira ngo wowe wamwakiriye, arakubwira ngo ariko akanyenyeri. None se urumva azanywe n'umuhate. Dukeneye ko rero ikintu dukeneye ubundi nuko byibuze haza impinduka, noneho abantu bakagerageza kuvuga Imana mu kuri ndetse no mu mwuka. Yego, igihe icyo cyose urukungura amasaga biragendana, ariko nanone
hakwiye ko noneho amasaka nayo akura abantu bagatinyuka bakaza abarundi baravuga ngo nukubandana bakabandana bagahirimbana sibyo bagahirimbiranira Imana bakabandanira Imana bakavuga icyaha uko kiri ariko uyu munsi tubona baza banaduhumuriza gusa uzarebe ni bangaye bazavuga ibyaha byacu ntabwo baravuga ati ninza mbwira abantu kwihana ibyaha byabo ntabwo ndibuze gukunda tugeze ku rwego kweza hari ibintu bibiri twamaze kweza twamaze kweza ikintu cyitwa ubutane bugeze muri ibi bihe buba hagati y'abashakanye icyo twarakeje kugira ngo mbone umubare w'umuntu uri bungaburire kubera ko ngiye ntabwo ngishaka gutungwa n'utumininwa ndashaka gutungwa n'inyama z'i Babuloni yego uraza uhitemo weza ikintu cyitwa ubutane buba hagati y'abashakanye wigisha abantu ko hari amahirwe ya kabiri ariko se ko karahari ntayo warose umunyarwanda yaravuze ngo urose nabi burinda bucya icyo ngicyo nanjye rwose aho hantu turahumvikana cyane sibyo ntayo iyo uri umupfu ntiwe uharanira guhamagaza abandi bapfu bagenzi bawe ariko nta gituro cyikorera isuku nta gituro cyikorera isuku gituro na kimwe cyisukura kandi bene umupfu nibo bakorera isuku igituro ariko hari isuku bibagirwa gukora bibagirwa ko ibiri imbere mu gituro binuka imyenda yashanyaguritse inyo zabaye inyuma barashaka ko igituro gisa neza ariko indani hari umunuko icyo ashatse kuvuga ni iki Yesu yaravuze ngo muri Matayo icyafatanyijwe n'Imana ntihakagire umuntu ugitandukanya iki gifatikanywa n'Imana gute nicyo abantu bagomba kubanza kumenya nicyaje wowe Mana irahari nge Pascal ntabwo ari nge Mana na Pascal wowe Imana irahari ngiye uzareba umukobwa hariya warezwe ukagera igihe ukamwirambagiriza imico ye bakayikubwira ukayemera ukajya kumwereka umuryango yego umuryango wamushima utamushima ugakomeza ugahata ukamujyana imbere y'abanyamadini bakarambura ibiganza byabo ati turabashingiye yego bakaguhereza impeta wowe ubwawe ugafata urutoki ukayishyiriramo ukamuhereza isezerano dore ngiyi yaba ari umuhanuzi waje akamvangira akambwira ngo uriya niwe mugore wawe kuba byonyine waba wararebye nabi waba uko wabigenje kose ubwo nuko wahisemo niyo nkweto yawe nugera imbere mukagera kuri dodani ugafata umuriro mwinshi kakurenza umuhanda ntukicuze ahubwo uzaharanire kuwuzimya kimwe mu kintu kizarimbuza uwitwa Ahabu kimwe mu kintu cyatumye azana ibigirwamana mu ngoro y'Imana akimuramo Imana ni umugore we witwa Yezebeli nubona abasiga inzara ukabona abepiye ingohe ukabona abagira intuza bose babyarwa na Yezebeli babyemera mutabyemera abadivoruse nabo kwa Yezebeli no kwa Vashiti baragutera amabuye ndi ntagorwa mu bijyanye n'imyemerere ya Bibiliya ntago waza kungondesha yenda simbizi Imana nidufasha cyangwa tugiye tubona umwanya ndumva ufite byinshi kandi urabisobanura nkumva urimo yenda tuzajya dusobanura kuri ibi bintu kuko hari ibintu ubundi byagiye bitungurana mu bantu b'Imana mu bakozi b'Imana umugore uzabona yego ari kwirukankanwa no gushaka divorce umugabo uzabona ari kwirukankanwa no gushaka divorce uzamenye ngo umugabo nahasiwe rusi yego turukugendana umenye ngo umugore ni Vashiti setu
birahagije. Ibindi yo kukubwira ngo amahirwe yakangaye, ngo amahirwe ariko bavuga ko baza kubivugira ahagaragara kugira ngo babone abadiaspora, ubundi bafite amafaranga. Ubundi dusubiye kuri ka kabazo wambajije, umugore yashenye agahita aza kwirukanya kuri social media, yego, nta yindi target afite, kuko gusenya ntabwo bifite, nta cyigisho kirimo cyigisha. Ndibaza ubundi nta cyigisho kirimo, nta n'icyubahiro kirimo, ariko tubona bo byabayeho bahitira kuri social media, bamwe bakabivuga baseka, abandi ukibaza se, ariko ibi bintu ntabwo byaba birimo ibanga tutazi. Reka mbyerure ega manze mumenye ngo zino social media kuhakorera uburaya biroroshye. Oya se none se oya, ariko birashoboka. Hano kuri none se kuca abantu bose ariho birukangira, hano kuri social media bahakorera uburaya. uzu umuhanuzi wakoze divorce aza, nicyo kintu avuga bwa mbere. None niyaje kuri social media ntuzamukoze ikintu cyo gusubirana n'uwo bashakanye, kandi no ntabura no gutanga impanuro ngo kuzigihari ngo nubwo nge byananiye. Ikintu kimuzanye se ugira ngo ni mu bafite abanyarwanda n'abanyarwandakazi yabaje gukora uburaya. Babuloni si wakomereza umuntu. None se basaduraka na bameshaka na bande wigeze wumva bavuga icyatumye urusengero rwese rusenyuka? None se kuki bataje kwisobanura i Yerusalemu bari Babuloni? Nuko bari bamaze kubagezayo. Uburyo basengagura kuzi bashatse kubatega umutego wo kubarangiriza i Babuloni. Uribuka ko bavuze ngo nta jambo na rimwe turi bugusubize iyo dukora ibasha kudukiza, kandi nawe itadukiza. Bari bemeye gupfa. None uyu mugore ni byiza, ni n'amahirwe Imana imukijije umugabo ari kuzamwica, kandi ni umukirisitu. Bibiliya yanditse ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'iki? Ry'ubugingo. Kwihangana nuko kuzamutegereza akamukubita agafunira. Ubundi se ntuzapfa. Marite reka nkubwire, niba Imana yarateguye ko ari uzakwica, wagakwiye n'ubundi kuko wamuhisemo, sibyo? Kuko wamuhisemo, icyo umuntu akora nicyo azira. Wabyumvise? Kuba rero waba ufite umugore ukavuga ngo ngiye kumuhunga hakiri kare, n'ubundi nundi araza kereka nimba aza yitwa umugabo, nundi araza yitwa iki umugore. Nyine ikibazo cy'abantu nuko tudakeneye kumenya amakuru. Imana yaguhishe. Ahubwo ubundi mwadivoroshejeho ntiyakwica. Ntubona buri Marite, abantu benshi badivorce, abantu benshi batandukana nabo bashakanye, niba abandi bamara gushaka akabona wa undi yashatse ahisa mubera mubi, agakomeza kugenda areba abandi bo ku ruhande. Kuko burya hari ukuntu ushaka umuntu aceye ameze neza, arya neza, kumutunga neza byakunanira, ukirengagiza ko hari ubwiza yazanye wawe amaze gutakaza, warangiza ugatangira kwirebera abandi. Akenshi abenshi bazira ko badahanga amaso kimwe, iyo bamaze kubageza mu rugo wowe uzageza umuntu batangira kwirebera abandi, ushake kureba basa neza hariya nkaho wakamugize neza, uramucupiza ayo wakamugirishije neza urimo urayatanga ku bandi, hanyuma iherezo urumva rizari. Ariko bari uzi ko umuntu ujya mu ndaya ashoboye kujya mu ndaya agatanga 50,000, ariko umugore wiwe cyangwa umugabo we yamwaka amafaranga yo guhaha akamuha 2,000. Reka mbwire n'ikindi, umugabo umva se, umugabo yanga kumesa ikariso y'umugore we akajya kumesa y'indaya kandi akayimesa yishimye. Wumva ukuntu ibyo bintu biremereye, urumva? Ayirwaje nyine. Ikigaragara abantu ntibashaka guha agaciro abo bashakanye kubera bagifite akajisho kareba ku ruhande. Ubundi hari ibintu bibiri ugomba kumenya. Igihe cyose uzagira umwaku, ari byo bamwe badukurikiye bita amahirwe, yego, ugatandukana n'uwo mwashakanye, rira vuza induru, nta munsi n'umwe uzigera ubona umwiza kumurusha, kurusha wa wundi wa mbere, ahubwo uzabona umubi urenze wa wundi wa mbere. None ko umuntu nigeze kubona azakuza imbuga avuga ko Imana yamushumbishije, iri jambo ryo gushumbusha rituruka nyuma. Nimba amaze kubivuga, mutegereze nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 azaza arira amarira aruta yo yashumbushe. Ko yamushumbusha aracyari guserebura kuri social media. Yaragarutse atubwira uko bimeze. Reka dusoze ubwiza ukuri. Yego, wa mugore we unkurikiye cyangwa umugabo,
muri bimwe mu mahirwe uzibwira ko ari amahirwe ariko ari ibyago ni ukuzatandukana n'uwo mwashakanye uzi ko ari we mubi. Umunyarwanda yarabyitegereje aca umugani aravuga ngo wiruka n'ugugu n'igufwa ukaza nurimira bunguri. niko biba bimeze. Nshobora kuba nananiwe kwihanganira wenda inama z'umugore wanjye kubera ko mbona wenda zirimo agasuzuguro, ariko undi wazajya anaguhagara hejuru akwikarageho anagukocora ahubwo kubwire teri ku bundi ubona uri umugabo ntabwo uzabihakana. Uzakana gute se? Nushaka kubihakana azakubwira ati none aya gatatu ahubwo abenshi bajya gushiduka byanze nyine bakavumiriya, ariko nugirirwa ubuntu bwo kujya uganira nabo. Umwanzi ukwanga, ubundi baravuga ngo umwanzi ukwanga akwifuriza gushaka umuntu uwo ari we wese uri mu cyiciro cyo gukora ibyaha agira ijambo rimudefanda. Yego, kandi riboneka muri Bibiliya. Ntiyagukubitiye muri Bibiliya ikintu cyose wahashakira wakibona. Kubera iki? Bibiliya yanditswe mu buryo bubiri, iri mu buryo bw'umwuka ikanaba no mu buryo bw'ibitekerezo by'abantu. Hari bamwe mu banditse Bibiliya bagiye banashyiramo n'ibitekerezo byabo ndugu yawo. Ibyo rero kuba tutabizi byose, bano bantu n'abahanga n'abateguzi. Yego, bahise batwigisha ko byose ari ijambo ry'iki? Ry'Imana. Ariko se koko nubisuzuma uraza gusanga ryose ari ijambo ry'Imana. Kandi noneho baranakubwira ngo ibuka runaka. Pawulo Ezeki ntaguciye mu ryo uvuga, reka nkubaza aka kabazo turi kugana ku musozo. Hari ibintu numva twazaganira urankorogoshoye. Kunywa inzoga ni icyaha? Njyewe nabyirutse nsanga iwacu batanywa inzoga bambwira ko ari icyaha. Nkura gutyo ni icyaha kugeza ubu bafata nk'icyaha. Noneho rero ariko ngiye muri Bibiliya ndabibona. Oya, ejo njyewe hari abantu hano hafi bendaga no kurwana. Ndifuza ko nitubona umwanya wazansanga cyangwa nyekagusanga, ariko nashaka tuzakora iki kiganiro dusesengure kuri iki kintu kimwe. Ese kunywa inzoga ni icyaha? Kuko iki kintu gikomeje guteze ibibazo. Umuntu arafata mpereza yo gurude mpereza. Umuntu arafata aka kantu, ndagira mwese muri kukabona, yarangiza akagenda akagura byeri agasukamo, yamara gusukamo akanywa, yamara kunywa akaza kuri kamera agahanura. Nge namubaza, buretse namubaza nta kintu kirimo, namubaza akavuga ngo kunywa inzoga si icyaha. Ntese urumva ari icyaha kandi nakubwiye ko inanga ziramanitse twibereye i Babuloni. Ndashaka ko i Babuloni habaye n'abasore bagera muri 4 bahisemo kubaho uko Imana ishaka, ariko abandi bose bapfukamiye igishushanyo. Noneho rero aho kugira ngo umuntu akomeze kuyobya abantu, ndashaka ibintu tuzabitekerezaho tukabiganira. Kucya isuka muri gurude ni matari icyaha, ntayinywere ku mugaragaro. Nabwo ijambo ry'Imana. Yewe, murakoze cyane inshuti zacu zo kwimanira hari TV ndetse na Kiranuka TV. Imana amahoro ibahereze umugisha. Shalom. Murakoze cyane.